Dore ibicumi umuntu w'umunyabwenge agomba guhitamo guceceka, kuko buriya guceceka rimwe na rimwe ni intwaro ikomeye, intwaro y'urugamba utsinda udakoresheje ingufu nyinshi cyane, kuko buriya ucecetse akenshi bituma unatekereza cyane. Dore igihe cya mbere rero umunyabwenge agomba kwicecekera, icya mbere ni iki ngiki: iyo umuntu arakaye cyane, mu gihe ufite umujinya, amagambo yawe ashobora kukubabaza cyangwa agasenya ibyo wamaze kubaka. Umunyabwenge ahangaha ahitamo guceceka. Iyo ufite umujinya buriya bishobora gutuma ubwira umuntu cyangwa ukagambanira umuntu mu buryo butari bwo, ukavuga ibintu kubera umujinya, ugashiduka uvuze ibintu bitavugwa bikaba byagukoraho. Rero ahangaha umunyabwenge ahitamo kwicecekera. Dore impamvu ya kabiri ituma umunyabwenge yicecekera: iyo umuntu atumva ahubwo ashaka gutsinda impaka, nta mpamvu yo gutakaza ingufu mu kiganiro. Aho umuntu muri mu mpaka adashaka kumva iby'ukuri, ahubwo ari kurwana ngo atsinde urugamba, umunyabwenge ahangaha ahita ava mu biganiro bidafite umumaro. Impaka zidafite umumaro usanga ari impaka zidafite n'icyo ziri bukemure muri sosiyete, ahubwo ari za mpaka nyine zo gukurura amatiku gusa. Ugasanga umuntu mwari inshuti, ariko ugasanga nyuma y'impaka muhise mwibera abanzi. Rero ahangaha umunyabwenge ahita ava mu bintu bidafite umumaro, akabyihora akicecekera. Kwikomeza n'impamvu ya gatatu: iyo usabwa ibanga cyangwa wamenye ibintu bitakureba. Iyo umenya ibintu bitakureba akenshi uhita wigendera ukikomereza, kandi biba byiza iyo umunyabwenge abibonye ahangaha, biba byiza iyo wicecekera burundu. Guhisha ibanga buriya ni ikimenyetso cy'icyizere. Gucunga kandi nanone gucunga ibyo uzi ni ishingiro ry'ubwenge. Ibintu uzi iyo ubicunze neza bikubyarira ubwenge, kandi ubwenge wakoresha nyine bukakugirira umumaro. Impamvu ya kane: iyo utizeye neza ibyo ugiye kuvuga, umunyabwenge ahitamo guceceka kugira ngo avuge ibintu atazi neza. Kwigira inararibonye ku bintu utazi bishobora kugutamaza, ariko buriya kwicecekera ni byiza kurusha gutanga amakuru y'ibinyoma. Ushobora gutanga amakuru y'ibinyoma bikabangamira undi muntu, ugasanga bimugizeho n'ingaruka nyinshi. Nyuma yamenya yuko ari wowe wavuze ibintu utazi by'ibinyoma, ugasanga mubaye abanzi, cyangwa se n'abandi bantu muri sosiyete bagufata nk'umuntu uvuga ibintu atazi, bakaba bakwishyiramo. Kwikomeza n'impamvu ya gatanu. Gusa mbere yuko dukomeza izindi mpamvu zose, niba wabikunze bino bintu ni ukuri dukore subscribe. Impamvu ya gatanu: iyo uganira n'umuntu ufite agahinda kenshi, cyangwa se uganira n'umuntu uri mu bibazo byinshi, ibibazo bikomeye. Akenshi rimwe na rimwe kuba hafi y'umuntu ufite agahinda gakabije cyangwa umuntu ufite ibibazo byonyine birahagije, ariko nanone kuba bihagije si ngombwa numugeraho uvuga amagambo menshi. Ushobora kugenda ugasanga umuntu agifite ibikomere, wavuga andi magambo uzi kuri kumwomora ibikomere, ugasanga ahubwo umwibukije n'ibindi biza bikivangana bya bindi afite, ugasanga umuntu ubwo yanasiga ubuzima. Rero ni byiza mu gihe ufite umuntu ufite agahinda kenshi, cyangwa se umuntu uri mu bibazo bikomeye, ni byiza kumuba hafi, ariko ugatuza ugaceceka, kuko buriya guceceka ni impano y'ubwuzu rwose. Impamvu ya gatandatu: iyo amagambo yawe ashobora kurushaho kubabaza abandi. Umunyabwenge amenya igihe cyo kuvuga n'igihe kuvuga bitari ngombwa, agahitamo guceceka kugira ngo arinde imitima y'abandi. Imitima y'abandi buribabazwa n'ibintu byinshi kandi ibintu by'ubusa. Uvuga amagambo menshi, abenshi bakavanamo amagambo menshi kandi mabi, akaba yakwirakwira kurusha neza wavuze. Rero ahangaha iyo ubona uri bubabaza imitima y'abandi, uhitamo kwicecekera. Impamvu ya karindwi: iyo ubajwe ku kintu utari wemerewe gusubiza, cyangwa se ikintu kirimo impaka z'ubusa. Hari ibyo tuvuga hari ibyo twebwe dutinya kuvuga kubera icyubahiro, cyangwa kugira ngo wirinde ingaruka mbi. Gucunga ururimi ahangaha ni ubwitonzi. Hari umuntu ufite umwanya w'icyubahiro, cyangwa se akaba afite undi mwanya mwiza, ariko yavuga ugasanga nubwo afite wa mwanya ariko nta kintu bimumariye.
ugasanga ahantu hose bazi ko nta ari effectless, nta effect ajya agira muri sosiyete. Ugasanga rero ibintu byose abantu bazi ko akunda impaka zose. Twikomeza n'impamvu ya 8. Gusa nkwibutsa nimba wabikunze dukore subscribe nokuri. Iyo ushaka kwitegereza neza no kumenya neza ugomba kwitoreza. Iyo ushaka kwitegereza no kumenya neza ibiri kuba nyine ibintu biri kuba, uhitamo kwicecekera. Guhora uvuga ntibituma wumva neza ibikurimo we muri wewe. Guhagarara ugaceceka bituma umenya byinshi cyangwa bikakwereka byinshi mu bintu bikugaragiye, mu bintu byose biri hafi yawe, biri kubera hafi yawe. Bituma umenya neza koko ibiri kuba hafi yawe se cyangwa ibiri kubamo wewe. Iyo ufashe umwanya ugatuza ugaceceka urabivumbura pe. Impamvu ya 9, iyo watsinzwe impaka ariko wumva uri mukuri, hari igihe ukwiriye kwihorera ukiturira ugaceceka. Umuntu w'umunyabwenge amenya ko buriya kugaragara n'iyo abantu baba batakumva, ukuri kugeraho rwose kugaragara mu bintu by'impaka, kandi ukuri kuzigaragaza nyuma. Aho ngaho ni uguta umwanya wose, ushatse wabyihorera. Impamvu ya 10 ari nayo ya nyuma, ariko umunsi tuzaza kuvuga ijambo ribumbatira yose muri hamwe nitumara kumva kino gihe cya 10 umunyabwenge aceceka. Iyo amagambo yawe adatanga igisubizo cyangwa atagira icyo yubaka, iyo ni impamvu ya 10 cyangwa se igihe cya 10 umunyabwenge acecekera. Iyo amagambo yawe adatanga igisubizo cyangwa atagira icyo yubaka, niba ibyo ugiye kuvuga bidafasha abantu, n'ibyo uvuga bitubaka cyangwa se bidatanga amahoro, guceceka biraruta ukemera neza. Iyo ni impamvu ya 10. None turebera hamwe rya jambo yose riyabumbatiye. Ubwenge si amagambo menshi, ahubwo ubwenge ni ukumenya icyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Sinzi nimba iryo jambo muryumvishe neza, reka turisubiremo. Ubwenge si amagambo menshi, ahubwo ubwenge ni ukumenya icyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Iyi ngiyi ni inama y'umunsi, ica kuri Big Win TV. Naho njyewe ni Cyubahiro. Ni ukuri turabakunda. Niba namwe mwabikunze mudukore subscribe. Ciao, bye.